turabashuhuje kandi tubahaye ikaze inshuti bakunzi ba Fabo TV nk'ibisanzwe mw'isi y'ikoranabuhanga, mw'isi y'ubumenyi bugiye butandukanye, mw'isi y'amafaranga, mw'isi y'imyidagaduro. Twongeye kubaha ikaze rero. Uyu munsi turakubwira ibintu bingahe bigera mu bingahe, kukubwira ibintu bishobora gutuma bishobora gutuma ugira gute unezerwa widagadura, kukubwira ibintu bituma ushobora kuba wahorana ibyishimo. Tega amatwi rero, mu kanya turaje tubikugezeho. Ariko niba utari wakora iki kintu, niba utari wakanda subscribe, banza ukande subscribe no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro, inkuru zicukumbuye, imyidagaduro ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye tukugezaho ubikuye hano. Tuguhaye ikaze, turaje rero kugira ngo tubikugezeho. Kuva wazuzi manu utamu iwabara na mambo, shida zako nizo zangu baby, ndagukunda ngakwirata nanone mwasama maurisa. Nibyo twagarutse, twari twakubwiye ngo tujye kukugezaho ibintu bituma ukora ugize gute unezerewe. Kugira ngo umuntu ahora anezerewe birasaba gufata ingamba zimwe zo kugira gute z'imibereho ye ya buri munsi, no kumenya uko wakwitwara mu bihe bigiye bitandukanye ugiye uhura nabyo. Dore ibintu bishobora rero kugufasha kugira ngo uhorane iki umunezero cyangwa se guhora urambye. Nta kindi cya mbere harimo kwishimira ibintu bitoya. Shimira kandi wishimire ibyiza ufite n'ibyo ugezeho, ndetse n'ibintu byoroshye byo mu buzima cyangwa se bwo mu buzima bw'umwaka uheruka, izuba cyangwa se igihe ubonana n'inshuti zawe. Soza umwaka rero wa 2024, tekereza ingamba wafata kugira ngo ubashe kugira gute uzatangira uwo mwaka ufite wa munezero usabwa. Ikindi cya kabiri, gukora ibyo ukunda. Ibi rero gukora ibyo ukunda, wajya wita ku bintu bigushimisha, gusoma, gutembera, kumva umuziki, gukora siporo cyangwa gutyaza impano zawe. Ibyo rero bigufasha kugira ngo ikintu wumva ushimishijwe nacyo buri munsi, uhora ushimishijwe n'ikintu ukora buri munsi. Ikindi cya gatatu ari kongera umwanya wo kugira gute wo gusabana. Wongera rero umwanya wawe wo gusabana n'inshuti zawe, gusabana n'umuryango wawe, gusabana n'umukunzi wawe. Ibyo rero biragufasha kugira ngo ugire gute ubashe kumva uhora ugize gute utuje cyane. Kujya umara igihe n'inshuti n'umuryango bigufasha kugabanya stress no kumva ufite abantu bagukunda kandi bakwitayeho. Pari wakanda subscribe, banza ukande subscribe muri tujyane neza cyane. Dusoza umwaka wa 2024 meze neza cyane cyane.
cya kane rero hari kwitoza kwibanda kugira gute ku byiza. Ni gute rero ushobora kwibanda ku byiza? Niba ibintu bitagenda neza, gerageza gushaka isomo cyangwa se ikintu cyiza cyaturutse muri ibyo bibazo, aho kureba gusa mu kibi. Witegereza urebe inkomoko y'ibibazo urimo, ureba ikintu cyiza kirimo muri ibyo ngibyo kugira ngo ubashe guhindura imibereho yawe ibashe kumera neza. Ikindi cya gatanu, ikindi cya gatanu ndakubwira ngo kwita ku buzima bwawe bishatse kuzamo ibice bigiye bitandukanye, harimo imibereho myiza. Kurya indyo yuzuye bigira uruhare mu mutekano w'imikorere myiza y'umubiri. Ikindi kiri kwita ku buzima bwawe harimo gukora siporo. Gukora siporo rero, imyitozo ngororamubiri ituma umubiri ukora endorphins, yego, imisemburo itera ibyishimo. Kwita ku buzima bwawe harimo kuruhuka, hari ibitotsi bihagije bituma umubiri ukora neza cyane kandi bigatuma uba uhora utuje cyane. Ikindi cya gatandatu rero harimo gufasha n'abandi. Gutekereza ku bandi no gukora ibikorwa byiza birimo gufasha bitera umunezero urenze kwibanda kugira gute mu bibazo byawe gusa. Akomeje kugira ngo tukubwire n'ibindi bikurikiye, harimo kwitwararika rero imitekerereze cyangwa se gutwara neza imitekerereze yawe, gukora meditation cyangwa se gutoza mu bwenge bifasha mu guhangana n'ibibazo uhuye nabyo, cyangwa se kwirinda ibitekerezo bibi no gutoza gutekereza gutereza mu buryo bwubaka. Ikindi cya munani harimo guhora wiga cyangwa gutekereza imbere ubuzima bwawe. Iyo ugerageza rero kwiga ibintu bishya cyangwa se gushyiraho intego mu buzima bwawe, uba wumva urimo gutera imbere, bikakongerera rero ibyishimo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya cyenda harimo kureka ibyo udafite cyangwa se udafitiye ubushobozi bwo guhindura. Ukajya utekereza cyane ku bintu udashobora kuba wabonera ubushobozi, cyangwa se ibintu ushobora kuba ntacyo wabihinduraho. Niba udafite ibihumbi 100, ukajya utekereza ko ako ka mwanya wakura moto kubera ko nta bushobozi. Nubwo ujya utekereza ibyo ushobora gukora mu buzima bwawe, ushobora kuba waguramo igare ukazagera kuri ya moto wifuza. Ikindi cya 10 rero harimo kugira amahame no kwemera Imana. Abantu benshi rero basanga kugira Imana cyangwa se kugira amahame bagenderaho bituma bagira rero ituze n'umunezero mu buzima bwabo buri munsi. Aha ibi ngibi rero nibyo twaguhitiyemo kukubwira kugira ngo wunguke ubumenyi butandukanye. Ese hari ubwo wumva hari icyakubera ikibazo cyangwa se ibintu bikugora cyane mu
mu rugendo rwo gushaka iki umunezero. Tubaze hano tugusobanure kandi tukugira inama. Iyi ni Fab TV nk'ibisanzwe, isi y'ubushakashatsi, isi y'imibereho itandukanye, n'isi y'iterambere. Ntugende udakanze subscribe, wowe utameze neza turagukomeje komera, ejo ubuzima buzahinduka. Ubuzima uri gucamo uyu munsi ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Emera ubuhagararemo neza, witware gitwari, ntuwibe ntiwandagare, kuko ejo hawe hazaba hari heza. Turabakunda cyane. Iyi ni Fab TV nk'ibisanzwe. Ciao ciao.